ngenda nikina Jamie mubaye iki ko namwe inyuma muhafite oya ni kari gusakuza ibiki ubundi njyewe ndimo ndabona amabuno guys niki guys murebe niki guys murebe niki mungeze kuri 1K nanjye nawe ushireho akantu gatoya umvi niyo rembo ngo niyo rembo mungire kuri 1K nanjye mumbwira icyo nkora guys murebe niyo rembo ibintu yanditse ngo ni rugumuri kumutama ni rugumuri kumutamo aga ubaye rugumi nanjye ndeba ni rugumuri kumutamo ntabwo ngaragara mbona nagaragara uyu yuza ayirwanya n'ikirango ndi mwiza none abonye unduta uzongere kunsakuriza Eddie yo bimeze bite nishawa wakoze oya mungamaga tinze akorana y'amabuno reka mbabwire uzi ibitotsi nari ariko kubera gukunda amabuno ise igoko barakubaninga we barakubaninga yo turapfuye oya nina mubaninga yamba arambaye baninga umukobwa n'uyu abandi bose baramubaninga Godfa hari ahantu nanyuze ejo no Godfa uramumanuye batambaye baramugarura aragaruka ni network nini telefone kwa muzimanye bambaye nka kuri ntago bamubaninga Godfa kuko amalive yose tujya tuyabona kandi baba bambaye kuri iyi yagarutse so ararambaye ugiye he wowe reka tubifurize byiza mwese reka mwese tubahe ikaze kandi bifurize kugubwa neza mu byo mukora iki gitondo cy'amahoro cyo tumugisha rero nuko tubifuriza guhora mwagira ishyano yirwe kandi mukagira ibyiza byose bituruka ku maboko ya Nyagasani nitwa Eric Nshimiyimana niwe muri kumwe AKAKANYA reka tubagezeho amakuru batandukanye nyuma yo kuvugwa yaba muri showbiz imyidagaduro bijyanye na politike imikino byose tutubego hano kuri Bizaza TV Rwanda basanzwemo rero n'urumogi barindwi barimo kwizera YAEMELYNE ishanga bakaba bafunzwe bakaba AKAKANYA bacumbikiwe na RIB kubera ibyaha bagiye bakora by'urukozasoni rero ngiye kubagezaho video ya nyuma basa naho bamaze gukora mbere yuko RIB ibata muri yombi mukaranga ngenda nikina Jamie mubaye iki ko namwe inyuma muhafite oya ni kari gusakuza ibiki ubundi njyewe ndimo ndabona amabuno guys niki guys murebe niki guys murebe niki mungeze kuri 1K nanjye nawe ushireho akantu gatoya umvi niyo rembo ngo niyo rembo mungire kuri 1K nanjye mumbwira icyo nkora guys murebe niyo rembo ibintu yanditse ngo ni rugumuri kumutama ni rugumuri kumutamo aga ubaye rugumi aga nanjye ndeba ni rugumuri kumutamo ntabwo ngaragara mbona nagaragara uyu yuza ayirwanya n'ikirango ndi mwiza none abonye unduta uzongere kunsakuriza Eddie yo bimeze bite nishawa wakoze oya mungamaga tinze akorana y'amabuno reka mbabwire uzi ibitotsi nari ariko kubera gukunda amabuno ise igoko barakubaninga we barakubaninga yo turapfuye oya nina mubaninga yamba arambaye baninga umukobwa n'uyu abandi bose baramubaninga Godfa hari ahantu nanyuze ejo no Godfa uramumanuye batambaye baramugarura aragaruka ni network nini telefone kwa muzimanye bambaye nka kuri ntago bamubaninga Godfa kuko amalive yose tujya tuyabona kandi baba bambaye kuri iyi yagarutse so ararambaye ugiye he wowe
network mbega yesu ugeze kuri 5 barakumbaninga sheri ntago ntacyo bamukora bamubandika fada nawe uri mube ariko porofesi yerekera amabuno agasine profeta ciya muyovu ndakureba icyo porofeti araha ngo bazunguriza y'amabuno ngarababwira ngo bahindukire Godfather barakumyuti barakubaninga kandi umukobwa we aze Godfather kini yuraka kwenye yena wambara kantu Godfather Oye ndashaka igitenge urashaka wigenda ariko se Godfather naratubehereza bamubaninga mani niyambare idera mani ratubiri porofeti arumva yari usa nta niyambare idera oya nta Waje kukenyera shaka Godfather bivuga nabi neza kenyere bagira agashabazi nashira agashabazi woya se kuriya yarabaye urasharabaye ariko Jemi na Gatema ubu Joshua arumva yamena telefone Kimu Gatema na Jemi aha mama nabacema yanjye cyokora woya urumva Godfather yashishe ngo bajye kwamba bambaye ase Jemi waretse agashiraho agatete ubihirije Joshua yaratanye muri mu Jemi na reba Kimu 17 ureba umva Kimu 17 kuna ari kuvuga kandi niwe misi y'ububuno bariko muziko n'Imana nayo irya ruswa biranibiki amabuna atetema bari amabuno n'ukunasa kandi abakobwa batekura aba bari babi mu maso ekuri kuna ari mwiza boya shari mwiza afite amabuna atetema noneho kubona abakobwa bafite amabuna atetema ni ibibazo abenshi babaye amarobo ngo rugiye muri Amerika Kuba Jemi na Gatema muransekeje kapo wihangane muntu wanje reka manza shaka kanashiraho uretse agaparamaraho amafaranga usiko yaje ari kuri level ya 2 ageze kuri 10 Godfather reka garuka shushi dore yuza we ibya niho bunyunyusi buba buri ramyo bipfunditsemo bunyunyusi oya nagire mama urandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka wa masi ese Kim 17 abaye iki urongera kwandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka urumva wa ese mumushize skin we uraskin agenda aje gushaka ntayambara we cybyanyiri Godfather amwereje ngo gukenyera abazimubwira kandi kantu yamba oya nagenda kenyera ariko se mwagiye mubasiri ubu dufata umukobwa murashaka kumufuka hano aze ntago turi kumushuka none yambaye ubusa ari yubura ari twebwe yambaye ubusa aturusha imyaka Gatema nawe ni umutwe cyokora gute umurundi ati hewe Gakenzo mbwira izina ry'uriya mwana ndamuforowingi uriya mwigeme dara sisi yitwa Skinny acuruza n'amavuta ya nyine abantu bafite imibiri yabananiye uriya bibakemurira uko byagenda niyo mpamvu mubona umubiri we ari friend no urumva ngo mukoresha amarangamutima kandi njye nta marangamutima nkoresha aba bakobwa bari kuraba ibisusu ngo mushireho gahera turebe ho rurashaka kureba iki none Kenzo ko mwananiwe kubireba no kumuhypinga mutamuha gift mukora iki bira bintu mwebwe no urumva gadzwanye zanga ntabwo ari urumva ntacyo bimutwaye we ndamuzi n'umwana muza byatari she's amazing ariko nyine ntabwo ariko yari yambaye Godfather ntabwo yari yambaye ariko Kenzo ariko yari yambaye none ndumva mise mukumbura ngo ngwiki noneho gate nuko atarakuganiriza ngo wumve amagambo avuga nakasa mu era story 4 ndumva mukumbuye
basi mugari nagaruke basi adutere story ushaka kugaruka se urumva basi nashyiraho kamera katuganiriza urumva tutamukumbuye umva mwantutse ngo simuhe nimero muhinda kubi kimu washaka nimero ziyi niwe yamusabye nimero ngakunda abakobwa beza ngo ko baba inshuti ako ye none ko ugize ishavu kenshi reka gushyiramo inzigo buno nari nicaye disi gasubizwa inyuma ngiye kwagira njyame ni iki mugaruka nega godfa ko nta keza kayo kavuki ikobwa na mwe ese kutagisubizwa kasubizwa iyo wacu birahabwibwira ariko sha abantu barashukana ngo gaherara mu rutugashi njyewe se bavuze ngo netema kumurusha no kuri nanyumvira nk'uyu ngo share ukuri hano ukabeshyi isi yose ariko ski ubwo se ugiye gute sheri garuka nyine usubwiye umva turagukumbuye nyaruka dore Kim 17 ngaha hano ninshake kodesha roje rero niba uri burare kodesha kora kuri goru rero kugira ngo tukunganye kodesha roje abo nkumva wampaye nimero nguhe nimero kahabwe ka Kenzo yimukodesha roje mwana wanje korera imbere baguhe nimero mwana wanje ariko mamwumye musanga nimero yose ahantu hose mbade ani kuremo ishati kuko ndabona nanje ngiye kuharara naye nangiye gushyuha n'inzara isinyica naye ndumvuze amagambo menshi kanywa amazi Ega amagambo azana bica reka mbagaruretse kimwe bizabibaye uhari se ntabwo yaraha ntabwo mushobotse biza ntabwo wari uhari bacishijemo amazi ubona kuri iyi pano none se rizarari ntimumbwire ko gatema aho narindi birabareba ntimumbwire ko gatema ari umuntu wa kabiri wakanze kuri gol ndumiwe sinzi ntabwo umunyamerika nuko natubye nkaba mu Rwanda erega gatema konte yiwe yayigize bloke ubu nibwo yayiblokowe kubera abanyamerika bagiye ni indurya neza se Kim 17 ujya ugira amagambo kimwe abagabo baraduhenda yesu we nuhagera kuri questing niwanga ndaguhamagara kuri telefone yego aba godfather ntiyakiburira utunimero yahise adutwara kera abaregeye godfather woroshe ariga nimujye muranganiriza abana ariko se wowe Jemmy wowe ari wowe wabona ibintu bitete mu nanjye arike namwe ngo nazamuka gato wabonaga aganira hano nk'umuntu w'umushyitsi godfather niyo mpamvu ari mwarampamagaye ko haje umwana godfather niyo mpamvu ibyana Cedric bro njye ntabwo njya n'abana babi sinabababwiye none umwana muramubona muto niyo mpamvu nyine nawe bakwanga inde yamutwaye isoko erega ntabwo isoko ry'abana erega uriya mugabo ntabwo yanyangana erega nabiri reka nkubwire nuko mutajya mubyumva nawe umukoreye ibyo nakoreye Joshua nawe wazana mekanizme nkazira ari kuzana z'ubugoryi godfather ko nimeruka yemerera amafaranga umwana yari agiye kugura ibyuma yarayatanze ntabwo ariko se yamuhaye wowe urakoze ese godfather ko nabonye ajya kuri stage kwa Deben akabara amafaranga arayafite nyamara ni umukire reka nkubwire kimwe inshuti yanjye urimo kumva ubwo ni iki se ko mukavuga imbobo gusa mujye muceceka mukavuga imbobo ntabwo hari ibintu mugomba gutandukanya urimo kumva inote za 500 zigiye ngututse profe niba unyumva unyoherereza inde profe singututse ngaho nyumvira amaso nako gatari nagututse uzanyange burundu yewe ndajyaho kwerekana iki ntangidingira urashaka ngo mbereke iki oya n'umukobwa wajya kuri kamera yaba ari atiyize yaba ajye kukugereranya uravuze naringiye kwambara ngo batanyirukana hano kuri TikTok no barakubaninga kandi ibi ngibyo bifite irariso ntabwo nshaka konti yawe bayivana mana ya none se ni uretse data skinny naguhaye nimero yanjye wansabye kare ntabwo ari uwa mbere si n'uwa kabiri baba bagiye
umva guys hano turi bakimu babiri ubwo kimu mabuno yiyumva nanjye nimushyika ku magufwa mu ndabure so ntabwo ari uwa mbere baba baninze so ariko nibyo Godfather agomba kugira ivangura agomba kudushyiraho twese nyashless nyash mido nyash ndaza kubashyira so urumva ntabwo mwigira muza ari mido nyash mido what muza ari sanzwe mido nyash Mido nyash Jamie mutazi utibagirwa imifuka ngo ni munsi yimbuke turagusimbuka kangahe sha niwe nyashe saro dufite muragira ngo skini yisanzure ejo mubone kuri kamera ameze ese bra Godfather bamubaninga se bamubaninze oya ntabwo yatinze ntabwo yigeze yambara ubusa oya ariko nyine kuri ndabona yaratize sawa kimatumye ntekereza ibaza amabuno bayatiza nyine ntabwo sawa komeza utize nanyiza nize ndebe ko nayagira nta n'isoni telefone washyize hafi uyu mugabo amafaranga aramushira namanza arebe niba ishuri ry'abana yararyishyuye nyabo wamara ugakenyera nk'agatenge oya ariko yambaye isume Godfather igera ku birenge nawe wimuzengereza ibitenge uwo niba uri gutanga amafaranga ngo tumwereke icyo dukora umukobwa agira ibitenge mu rugo ariko nawe ese Godfather wamye utinze uyuyuza Godfather yambara akadera uyuza ari he ntabwo mu minsi ngagiye kuboroka amase ambara dera skin nta gatete ugira sheri ejo muzampamagare nzaba ndi ku ryato ejo mfite boat cruise ku manywa duhe nimero yawe nubwo bari barasohoye amavidewo y'urukozasoni ntabwo byigeze bigarukira aho ngaho ahubwo nabo bakoze ibishoboka byose kugira ngo ayo mashusho y'urukozasoni asohoke hanze ariko ntibigeze bacika intege ahubwo bakomeza bafatiraho n'ubundi bakomeza gukora ibihabanye n'umuco nyarwanda nyuma y'aho perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaragaje uburyo ki abo bantu rwose byo kwiyambika ubusa atari iby'agaciro ahubwo burya kwiyambika ubusa wagaragaza ubusa burya no mu mutwe nabo aba ari ubusa. Kwizera YAEMELYNE n'itsinda ry'abantu umunani bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gangs bakurikiranye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho barindwi muri bo bafashwe nyuma y'uko bagize uruhare mu guta ndetse no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina ku mbuga nkoranyambaga. Nitwa Eric Nshimiyimana nawe iyi ni Bizaza y'u Rwanda muri kumwe ubuvumbuzi siyansi ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Bizaza y'u Rwanda. Ukomeza kuri subscribe ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Dore video rero isa n'ahari ya nyuma umukobwa bari bahuriye ku rubuga rwa TikTok aho bagendaga aba ameze nk'abashyushya urugamba agaragaza ubwambure bwe agaragaza ukuntu yiyumva agaragaza ukuntu ameze agaragaza ukuntu ateye ikibuno inyuma agasubira mu nzu akongera agasohoka. Reka mbumvisheho akavideo gatoya uko byari byifashe kuri TikTok ubundi ndibuze kugaruka mu kanya ubundi bagezaho iyo video yose uko yakabaye urebe ishyano abanyarwandakazi bahuye nabyo. Ngiyo iyo ni video rero ndibuze kuyiguha yose uko yakabaye. Iryo tsinda rero ririmo abakobwa batandatu ndetse n'abahungu batatu abafunzwe batawe muri yombi ku itariki ya 17 Mutarama mwaka wa 2025. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero Dr. Nibindi yabwiye ikinyamakuru Igihe ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa batandatu ndetse n'abahungu batatu bagaragaza mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Bakurikiranyweho kandi ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame ndetse no gukora ibiterasoni mu ruhame. Abagukurikiranwa kandi uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gangs ari naryo ryifashisha mu gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni barimo Ishimwe Patrick, Wineza Nelisani, Gihozo Pascaline,
Kwizera Emeline, Uwase Saliha ndetse na Uwase Berize, Shakira Uwase, Rucyana David na Abanza Julienne, bose kandi bafite hagati y'imyaka 20 ndetse n'imyaka 28. Barindwi kandi muri bo bakurikiranyweho bafunze mu gihe abandi babiri bakurikiranyweho badafunze. Bafungiye kandi kuri sitasiyo za RIB zirimo ya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa zikurikiranywe n'ubushinjacyaha butandukanye hano mu Rwanda. Abakobwa kandi ndetse n'abasore bifata ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa se abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga bo ubwabo n'ibyo bayifatagamo. Abafashwe rero bapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho bapimwe basanga urumogi ku gipimo hagati ya 55 na 70/175, mu gihe igipimo gisanzwe aba ari hagati ya 0.20. Urumva ko igipimo cy'urumogi kiri hejuru cyane. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero ivuga ko urubyiruko rukwiriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabiriyeho gusakaza amashusho ukozwe cyangwa se gukoreshwa ibyaha. Dr. Murangira Bitse ati rero muri iyi minsi hari abantu ubiharaje gushinga imbuga za WhatsApp ugasanga bakwirakwiza amashusho y'ukoze isoni. RIB rirasaba kubihagarika kuko itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame kuba bahana n'ihame kandi bagomba kuba bahanwa. Igihe rero gifite amakuru ko hari andi matsinda akorerwamo ibyaha nk'ibi, harimo nk'ibyitwa Kigali VIP Hooks USPC, hakabamo VIP Online Sex House Party Show, aho kandi bibera 24 hours, Groupe Sugar Mami z'abakire, VIP Online Chat Rwanda, Black Market Group, Honest Tree, VIP Online Sex Chat n'andi matsinda atandukanye. Niba rero risobanura ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari abantu bagize ubucuruzi ibijyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Murangira ati ibi bintu bikwiriye gucika burundu kuko ntawe uzongera kwitwaza ko amafoto yagiye hanze kuko harimo ubufatanyacyaha. Isobanura kandi ko hari abandi basigaye barahindutse ashyushya rugamba mu gusakaza ibi byagaragaye, kandi abo usanga babwirwa abantu ngo niba ushaka agafoto cyangwa se video ya anakanda y'ubwambure nyandikira muri DM, ndetse kandi ngo hari n'abatanga nimero za telefone. Ibi bifatwa nko kugambirira gukora icyaha kandi birahanwa muri rusange. Iperereza kandi ryagaragaje ko ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure abikora babishishikarizwamo ndetse na bamwe mu bagabo cyangwa se abagore bubatse ingo, ndetse n'abubatse bakazirebera amafaranga menshi cyane kugira ngo bavuga ati niba ushaka video ya runaka mugira amafaranga nyiguhe, niba ushaka sex ya runaka mu mafaranga nyiguhe, niba ushaka pornography ya runaka mu mafaranga nyiguhe. Ngayo ngo perezida rero w'u Rwanda Paul Kagame ejo bundi ubwo yarari yitabiriye amasengesho y'igihugu, wari mu masengesho yo gushima Imana ibiza yakoreye igihugu kuva ku wa 19 Mutarama umwaka wa 2025, yatangaje ko bidakwiriye kubona mu muryango habamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa kuko bihabanye n'umuco nyarwanda. Ati nkurikira ibintu ku mbuga nkoranyambaga intambara zirwaho z'abana bato bari aho bambara ubusa kandi ubusa umuhanda cyane bakambara ubusa kweri, uwambara ubusa se aratiki kandi adafite abandi se twe tudafite nta dini ribaho ryo kwambara ubusa muri rusange. Yongeye ati nta muryango ubaho kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari ubwa busa, burya bambaye ubusa ndetse no mu mutwe, n'ubusa buri mu mutwe. Icyo kibazo niho bishingira. Umukuru w'igihugu kandi yongera ati mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo nubwo twicaye aha nk'abayobozi. Inshingano tuzaba twuzuza n'izihe?
tuzibaze ndi ese ni izambika ubusa abanyarwanda. Abarengwa rero bakurikiranyeho icyaha cyo gukorera ibiterasoni mu ruhame ndetse aho ugamije n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko bitarenze imyaka igera kuri 2. Icyo gushyira ahagaragara rero amashusho yerekana n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa uwo bihabanye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe cyo gukora ibikorwa byerekanye ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa se imirimo inyungu rusange. Ikindi kandi icyaha bakurikiranyeho nicyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa se kwitangaza ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Icyaha rero cyanyuma bakurikiranyeho nicyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ugihamije kandi ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 kitarenze imyaka 2. Ngayo nguko nibyo biba bigenda abisoba. Kwibatse abakobwa Nibantuki, aba basore Nibantuki. Kwizera YAEMELYNE ishanga yatawe muri yombi nyuma yo kugaragaza amashusho y'urukozasoni. Uyu nawe yitwa Gihozo Pascaline, numwe muri 7 batawe muri yombi nyuma yo kugaragara mu mashusho y'urukozasoni amaze iminsi abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nawe twamwita umubosi yitwa Ishimwe Patrick ukunze kwita Bezos, niwe washinze itsinda rya WhatsApp rya Rich Gangs ryanyuzwamo amashusho y'urukozasoni. Yitwa Uwineza Nerisani, numwe mu nkumi zigaragara ku mashusho yashizwe hanze watawe muri yombi ejo bundi n'ubundi. Uwase Berize nawe wari mu batawe muri yombi nyuma yuko hasakajwe amashusho nawe y'urukozasoni nawe akaba abari mu musa. Yitwa Uwase Shakira ugaragara mu mashusho y'urukozasoni nawe yatawe muri yombi nawe ari muri station za RIB. Uwase Sala yatawe muri yombi nyuma yuko nawe hashyizwe hanze amashusho y'urukozasoni. Rero video bari kuri TikTok barimo baganira, bari kugaragaza amashusho, bati garagaza ikibuno, bati ese nta mwenda ugira, ese nta kenda k'imbere, nta kenda k'inyuma, nibyo bagendaga bavuga ku mbuga nkoranyambaga. Iyo video rero yatumye isa naho yashenguye RIB, isa naho yagaragaje ko ibintu bitoroshye bituma bose babata muri yombi. Nitwa Eric Nshimiyimana, w'icyo usabwa komeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro kugezaho byacu bya buri munsi. Nanjye gusa nakutaha gusa Niki guys, murebe ni mungeze kuri 1K nanjye. Nawe ushireho akantu gatoya. Umbi niyo rembo ngo niyo rembo mungire kuri 1K nanjye mumbwire icyo nkora guys. Murebe niyo rembo ibintu yandi. Ngo ni rugumu uri kumutama. Ni rugumu uri kumutamo. Aga ubaye rugumi. Nanjye ndeba ni rugumu uri kumutamo. Ntabwo ngaragara, mbona nagaragara. Uyu yuza ayirwanya n'ikirango ndi mwiza none abonye unduta uzongere kunsakuriza. Edi. Yo. Bimeze bite? Nishawa. Wakoze. Oya. Mungamaga. Tinze. Akorana y'amabuno. Reka mbabwire uzi ibitotsi bari ariko kubera gukunda amabuno ise igoko. Barakubaninga we, barakubaninga. Yo, turapfuye. Oya nyina mu baninga yamba arambaye. Baninga. Umukobwa n'uyu abandi bose baramubaninga. Godfa. Hari ahantu nanyuze ejo no. Godfa uramumanuye. Batambaye. Baramugarura. Aragaruka ni neto nini telefone kwa muzimanye.
bambaye nka kuri ntago bamubaninga Godfa kuko amalive yose tujya tuyabona kandi baba bambaye kuri iyi yagarutse so ararambaye ugiye he wowe network mbega yes ugeze kuri 5 barakumbaninga seri ntago ntacyo bamukora Godfather nawe uremobe ariko porofete yerekera amabuno agasine muyovu ndakureba icyo porofete araha ngo bazunguriza y'amabuno ngarababwira ngo bahindukire Godfather barakumyotse barakubaninga kandi umukobwa we aze Godfather kini yuraka kini yena wambara akantu Oya ndashaka igitenge. Oya shaski wigenda. ariko se Godfather naratubehereza bamubaninga mani niyambare dera mani ratubiri profeta rumbaya usa nta niyambare dera ide oya nta Waje gukenyera ashaka Godfather bivuga nabi kenyera bagira agashabazi nashira agashabazi woya se kuriya yarabaye urasharabaye ariko Jemi nagatema ubu Joshua rumba yamenya telefone kimugatema na Jemi aha mama nabacema yanjye cyokora oya umva Godfather yashyize ngo bajye kwamba bambaye se Jemi waretse agashiraho agatete ubu bihirije Joshua yaratanye kujya muri mu Jemi nawe reba Kim Seven ureba umva Kim 17 ukuntu ari kuvuga kandi niwe miss y'ibubuna ariko muziko n'Imana nayo irya ruswa biranibiki amabuna tetema bari amabuno n'ukunasa kandi abakobwa batekura aba bari babi mu maso ekuri ukuntu ari mwiza oya shari mwiza afite amabuna tetema noneho kubona abakobwa bafite amabuna tetema ni ibibazo abenshi babaye amarobo ngo rugiye muri Amerika Uba Jemi nagatema muransekeje kapo wihangane muntu wanje reka manza ashaka kanashiraho uretse agapara maraho amafaranga usko yaje ari kuri level ya kabiri ageze kuri 10 nagiye ko dufata reka garuka shushi dore yuza we ibya niho ubunyunyusi buba buriramyo bipfunditsemo ubunyunyusi oya nagire nama urandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka wa masi ese Kim 17 abaye iki urongera kwandika ibintu by'ubugoryi ndakuboroka urumva wa ese mumushize he skin we ura skin agenda aje gushaka ntayambara we tubyanye ariko ngo dufata mwereje ngo gukenyera abazimubwira kandi kantu yamba oya nagenda kenyera ariko simwagiye mu basiri ubu dufata umukobwa murashaka kumushuka hano aze ntago turi kumushuka none yambaye ubusa ari bura twebwe yambaye ubusa aturusha imyaka gatema nawe no mutwe yakora gute umurundi arati hewe gakenzo mbwira izina ry'uriya mwana ndamufollowing uriya mwigeme dara sisi yitwa skin acuruza n'amavuta ya nyine abantu bafite imibiri yabananiye uriya bibakemurira uko byagenda niyo mpamvu mubona umubiri we ari friend no urumva ngo mukoresha amarangamutima kandi nge nta marangamutima nkoresha aba bakobwa bari kuraba ibisusu ngo mushireho gahera turebe ho rurashaka kureba iki none Kenzo ko mwana niwe kubireba no kumuhypinga umukamwa mutamuha gift gukora iki bira bintu mwebwe no urumva gazizanye zanga ntabwo ari urumva ntacyo bimutwaye we ndamuzi n'umwana muza byatari she's amazing ariko nyine ntabwo ariko yari yambaye Godfather ntabwo yari yambaye ariko Kenzo ariko yari yambaye none ndumva mise mukumbura
ngo ngwiki noneho gake nuko atarakuganiriza ngo wumve amagambo avuga nakasamu era story 4 ndumva mukumbuye basi mugana nagaruke basi adutere story ushaka kugaruka se urumva basi nashyiraho kamera katuganiriza urumva tutamukumbuye umva mwantutse ngo simuhe nimero muhinda kubi kimu washaka nimero zihe niwe yamusabye nimero ngakunda abakobwa beza ngo ko baba inshuti ako ye none ko ugize icyavukenze reka gushyiramo inzigo buno nari nicaye disi asubizwa inyuma ngiye kwagira njyana ni ikibazo ngaruka nega Godfa ko nta keza kayo kavuki gikobwa na ese we kutagisubizwa kasubizwa iyo wacu rero habyibwira ariko sha abantu barashukana ngo gaherara mu rutubwashi ngewe se bavuze ngo netema kumurusha no kuri nanyumvira nk'uyu ngo share ngo kuri hano kabeshyi isi yose ariko ski ngo si ugiye gute sheri garuka nyine usugiye umva turagukumbuye nyaruka dore Kim 17 ngaha hano ninshake mara kodesha roje rero ni buri burare kodesha kora kuri goru rero kugira ngo tukunganye kodesha roje abo nkumva wampaye nimero nguhe nimero kahabwe ka Kenzo Kim kodesha roje mwana wanje korera imbere baguhe nimero mwana wanje ariko mamwumiye musanga nimero yose ahantu hose mbade ani kuremo ishati kuko ndabona nanje ngiye kuharara naye nagiye gushyuha n'inzara isinyica naye ndumvuze amagambo menshi kankwa amazi Ega amagambo azanabica reka mbagaruretse bizabibaye uhari se ntabwo yaraha ntabwo mushotse n'umuze ntabwo wari uhari bacishijemo amazi ubona kuri iyi pano none se rizarari ntimumbwire ko gatema aho narindi birabareba ntimumbwire ko gatema ari umuntu wa kabiri wakanze kuri gol ndumutse umunyamerika nuko natuje nkaba mu Rwanda erega gatema konte yiwe yayigize bloke ubu nibwo yayiblokowe kubera abanyamerika bagiye ni indurya neza se Kim 17 ujya ugira amagambo kimwe abagabo baraduhenda yesu we nuhagera kuri questing niwanga ndaguhamagara kuri telefone yego ako Godfather ntiyakiburira utunimero yahise adutwara kera abaregeye ntiworoshe ariga n'imijya muranganiriza abana ariko se wowe Jemmy wowe ari wowe wabona ibintu bitete mu nanjye arike namwe ngo nazamuka gato wabonaga aganira hano nk'umuntu w'umushyitsi Godfather niyo mpamvu ari mwarampamagaye ko haje umwana Godfather niyo mpamvu Joshua ibyana Cedric bro njye ntabwo njya menyana n'abana babi sinabababwiye none uyu mwana muramubona muto niyo mpamvu nyine nawe bakwanga inde yamutwaye isoko erega ntabwo ari isoko ry'abana erega uriya mugabo ntabwo yangana erega nabiri reka nkubwire nuko mutajya mubyumva nawe umukoreye ibyo nakoreye Joshua nawe wazana mekanizme nkazira ari kuzana z'ubugoryi Godfather ko nimeruka yemerera amafaranga umwana yaragiye kugura ibyuma yarayatanze ntabwo ariko se yamuhaye wowe urakoze ese Godfather ko nabonye ajya kuri stage kwa Deben akabare amafaranga arayafite nyamara n'umukire reka nkubwire kimwe inshuti yanjye urimo kumva ubwo ni iki se ko mukavuga imbobo gusa mujye muceceka mukavuga imbobo ntabwo hari ibintu mugomba gutandukanya urimo kumva inote za 500 zingututse profe niba unyumva unyoherereza inde profe singututse ngaho nyumvira amaso nako gatari nagututse uzanyange burundu yewe ndajyaho kwerekana iki ntangidingira urashaka ngo mbereke iki oya n'umukobwa wajya kuri kamera yaba ari atiyize yaba atiyize yaba ajye kukugereranya uravuze
nari ngiye kwambara ngo batanyirukana hano kuri TikTok. No barakubaninga kandi ibi ngibyo bifite irari so ntabwo nshaka konti yawe bayibana. Mana ya. No, none se ni uretse data skini naguhaye nimero yanjye wansabye kare. Ntabwo ari uwa mbere si n'uwa kabiri baba bagiye cyane. Umva guys hano turi bakimu babiri ubwo kimu mabuno yiyumva. Nanjye ni mushika ku magufwa mu ndabure. So ntabwo ari uwa mbere baba baninze so ariko nibyo Godfather agomba nagomba kugira ivangura agomba kudushyiraho twese nyashless nyash middle nyash ndaza kubashyira so urumva ntabwo mwigira muza ari middle nyash middle what muza ari sanzo middle nyash nyashless Middle nyash Jamie mutazi utibagirwa imifuka ngo ni munsi yimbuke turagusimbuka kangahe sha niwe nyashless aro dufite muragira ngo skini yisanzure ejo muja mubone kuri kamera yameze ese bra Godfire bamubaninga se bamubaninze oya ntabwo yatinze ntabwo igeze yambara ubusa oya ariko nyine kuri ngo kimwe ndabona yaratiza sawa kimatumye ntekereza ibaza amabuno bayatiza nyine ntabwo utakajya dutiza komeza utize nanjye uzanize ndebe ko nayagira nandi sozi telefone washyize hafi uyu mugabo amafaranga aramushiraho nabanza arebe niba ishuri ry'abana yararyishyuye nyabo wamara ugakenyera nk'agatenge oya ariko yambaye isume Godfather igera ku birenge nawe wimuzengereza ibitenge uwo ni uri gutanga amafaranga ngo tumwereke icyo dukora umukobwa agira ibitenge mu rugo ariko nawe ese Godfather wamyutinze uyuza Godfather yambara kadera uyuza ari he ntabwo mu minsi ngagiye kuboroka amase ambara dera skin Nazira sheri. nta gatete ugira sheri Ejo muzampamagare nzaba ndi ku ryato. Ejo mfite boat cruise ku manywa. duhe nimero yawe ntabwo mushoboze none Kenzo we nimero yisabira ngahaga mwa amazi hindutse reka nkwandikire inbox sawa arwaye igicuri azaguhwereraho azazanye n'amafaranga njye ntabwo nkunda abagabo oya icyiza cy'abakobwa uvuze amafaranga agiye guhita guforowingura Godfather yahayi reka turebe ngaho umwana si nguyu umwana ari kubaganza ngaho reka ndore umugeze ku 5 basi ariko sara umunyamerika uhari TikTok ni bazaye kwa zama cyari kuri 6 abanyamerika bagiye icyo bishe mu bishanga my love yiwe byanze hari icyo wampaye byanze kuza sawa nyine ngo bigumane